Hey, mezete nusindo dasindogo rwizigo natirumba sintimagara muhatemba rumanzi ushobora kubyo utemberera za Rubavu ukunda kujya ngo ku mazi cyane cyane bino misanere n'ubunana ariko utazi ikivuzo zacyoga uzabigenza uti harabona itwa gofan bashobora kuba bagufasha bakagutembereza hari mu karere ka Rubavu hari ku Kivu kubera ubwato bwiza bafite speedboat nibwa bwato bwandi cyo tubona mu mafilime bwandi bwirukanka bya hatari bafite floating table n'ubwato nyine bumeze nk'imeza mushobora kwicaraho muzenguruka bugenda wazengurutsa gake nisizi ni muri kubona gake bafite kandi subwo ngo gusa bafite n'ubundi bwitwa floating bike iwe wabona igare rigenda mu mazi ubundi tuzi Yesu ko yagiye nyine hejuru y'amazi ariko nawe ashobora kuba yaragiye kuri rya gare ya floating bike ibyo ngibyo ntandi warikura rerutse muri gofan ndetse nandi mato menshi rwose icyo wakora gusa no kujyayo ukahita ubahamagara ukababwira ati ndageze Rubavu kandi n'abantu badafite transport baza kukwifatira aho waburi hose mu Rwanda hose aho waburi hose baza kukwifatira rwose bakakujyana ku mazi Rubavu bakorera ahantu bita Heza Beach abari Rubavu barahazi ako niwe nawe utahazi contacting izi ushobora kubahamagara bitwa gofan subiramo ngo gofan enjoy